ntabwo twatetanye ariko bizo njye narayimwishyuza. uravuga uti maya bizu ubwo nta kintu turi buvugane utarama bizu yanjye ndakumva icyo gihe wari washyushye ubyibuka yari crash wenda byumva wari washyushye abaye gusomana rero umuhungu niba yarahise nkunda sha yahise nkunda hari simbizi ubwo yumvisha uzi gusomana wakinuwe oya ntabwo twasomanye cyane twasomanye biri no mu none se umva nkubwire mutarasomana ntago mwari mwagakundanye ngo ubone ko yakugirira amarangamutima ntago twasomanye ariko mumaze gusomana oya nawe ubigire ibindi umva nkubwire ntukancishe hirya mumaze gusomana ahita gucrashingira washyizemo agakiviki washyizemo agake nyine ndijijisha nirebeshwa hirya no hino ndavuga ati oya reka genda gutya na gutya ibiki n'ibiki ngiye wambabaje n'iki bandavuga ati ma nimero rero none nzaguhamagare niyakiye nde umuhungu nimero abarazimpaye ebyiri ati ariko ntabwo nzagutenguha Vicky iyo uri gusomana n'umuntu wumva bimeze gute ndi gusomana mva reka kuncumuza ndanabikunda guys umuntu abimenye yego jewe Vicky nivuga nje nkunda gusomana kuko nicyo kintu cya mbere kinyereka ko nakunze umuntu njye nkemera gusomana nawe nuko mba nagukunze yego nuko mba nagukunze kuko buriya nta nagukunze ntabwo nasomana nawe kubera icyo ushobora kuba wakishimira kuryamana n'umuntu ariko wagera kuri step yo gusomana ukahita uti ahangaha acira biragura gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo buriya umujasi nukundana n'umukobwa wajya kumusoma akareba hirya hita uvayo wiruka aho ngaho nta nubwo aba gufite utuntu tw'udusantima ntabwo aba gukunda ni ukuri gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo yo my people mumeze mute aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye mwebwe mugaragaza ko mudukurikirana umunsi ku munsi muri USA muri Canada muri Belgique ndetse n'ibihugu bya Afrika ubwo mvuze ibyo ngibyo kuko nibyo nabonye biza kuri top bidukurikirana nitwa The Voice wa Mujas hanyuma ndi kumwe n'icyuki Vicky plus 250 hanyuma turi kuri channel yitwa Ukwezi ndetse na Vicky plus 250 icyarimwe muri kutubona ariko mera peace abantu bari kutureba yo ndabakunda turabemera cyane turabemeraga cyane turabemeraga cyane we none se cyuki bimeze bite se bimeze bomb meze fresh shameze neza nta kibazo meze neza umva nkubwiye ko ngiye mfite ikibazo meze umva nta hantu wandangira urabona hari abakora ibibuno bakongera ibibuno yego bakabyongera yes ese naho wandangira babigabanya ushaka kugabanya ikibuno ariko ntigipfu busa bakakigabanya bakagishira kuri ba bakobwa butumanike nabo bashaka gutera neza ushaka ko bakugabanyiriza ikibuno ndimo ndagenda haba haterera nkumva kiri kugenda gisigara inyuma none se najya imbere nkabona ndacyagifite ikibazo cyawe nta gukora siporo ntago nkora siporo nese nizikoze cyagenda ahubwo ko kiye nyine waba fiti iyo ukoze siporo hari ibintu by'ibinure bigere uko ikibuno nta nubwo ari n'ikibazo iyi ndaseyo ufite inda nini ya burya bya bindi nibwirishwaga ngo ndikurya ngo nkagira gute yewe waje gusanga byose ari yari burakikaza bwakikaza ariko ngiye hari ibintu njya nibaza gute wanga ukuntu ungana kuko ushobora kuvuga ngo umubyibuho hari abantu benshi cyane bagukundira uko kuntu ungana uko nguko ungana gusa abantu babikunda we nkanjye n'urugero guys mbere byose reka babwira kandi uri kipacuma ufite crush ujya kuzapfa ariko ntago uzapfa kuko turahorana nakubeshyaga ntago nagukunda wantuze we ntabwo azapfa turahorana urumva niyo mahirwe ariko ubundi tudahorana yawe yarapfuye byaranarangiye byose nyine bishyize hanze none se basi bikibanga ko ryari ryanjye nawe crush wa mbere ngira mu buzima uri serious umva n'ubundi nibanga roho bwese kuba ndi crush wawe urukumva ntago ari ibintu birenze nese ni bibi cyane byiza ariko bana ndapfuye narangiye okay mujari kangwa ikibazo
ari ukubana Mm. n'umuntu ufitiye crush sibyo Mhm. ari no kubana n'umuntu ugufitiye crush Mm. ari no kubana n'umuntu nyine w'inshuti yawe Yes. inshuti mu buzima busanzwe best friend wandi nyine bamuziranye cyane Mm. ariko just nyine ni ubushuti muri inshuti ntago yeah. mwigeze mugegezaho ibintu byo gukundana ngo mubanze mwumve ku munyenga w'urukundo uko bimeze wahitamo iki nyine wahitamo iki kubana mu nzu kubana bisanzwe kuno tugendana ni ukubana mu buhe buryo urukundo nyine mukabana nk'umugabo n'umugore nyine bakora famille mu nzu nese abandi bakorera famille hanze ko byaba birenze mwa Mm. byakana ko kubana iyo kajemo mpita mbivamo ndi kukubaza rega n'undi uzashaka umugore ndi Nzashaka kukubaza umugore nyine. wahitamo kubana nande muri abo bantu uravuga batatu kubana nyine mukimariya mugakora igikwe mukitwa famille nese okay kubana n'umuntu ufitiye crush Mm. kubana n'umuntu ugufitiye crush Crush. Mm. kubana n'umu best friend wawe Mm. nabana na best friend best friend Mm. best friend ntabwo ngo navuze baba best b'iyi minsi Mm. kuba uri inshuti y'umuntu biraho nyine bisanzwe muraziranye Nyine, ariko reka bihagije nkwereke ibyo wavuze njye nabyumvise ni ukuvuga ngo ushobora kubana n'umuntu ufitiye crush kuba uyimufite ntabwo bisobanuye ko we ayigufitiye sibyo ni ukuvuga ngo ni hahandi mubana nyine level y'ukuntu mwiyumvanamo cyangwa se mukundana ntabwo ziri balance no kuba ayigufitiye wowe utayimufitiye urumva hari uruhande ruzabangamirwa ariko iyo ubana n'umuntu w'inshuti magara nyine inshuti magara ntabwo ari umuntu umwe ukunda undi ahubwo baba bakundana nicyo kintu cyiza kurusha ko wavuga ngo ujye kubana n'umuntu ufitiye crush ntabwo uri gusobanukirwa wowe ibintu uri kuvuga nsubiriramo ma kubana nta yandi mahitamo ahari byo kuvuga ngo kanaka ngo nijya kumukunda ngo nawe ngo nuko nkundi kuko umuntu ajya kwemera ko mubana ni uko nyine nawe aba yemeye ko mubana sibyo iyo nshuti yawe isanzwe ntago uravuze nshobora njye kuba ndi inshuti yawe sibyo ko no turi inshuti ariko nkaba ntago ibintu byo kujya kubana ngiye bambwe ngo hitamo umuntu mubana ntahitamo wowe wa mujasi nahitamo undi muntu suri kubyumva ndi kubyumva ariko bibaye ngombwa ko mpitamo hari abahashyize wa mujasi nyine nta kundi bahashyira Thierry nk'umuhungu wankurashinze bahakubita undi musore nka wa undi nakurashinze mana yanjye nyine mbona bamwe ufite crush ya danje ni urugero ndi kuguha wase wumva ni ubwo buryo nyine baravuga bati muri bano basore ni umusore umwe ugomba kubana nawe washyizemo shwa zingahe mbere na mbere eshatu nyine iya mbere uwo ni wowe wakurashingiye hari uwo wakurashingiye undi yaragukurashingiye uwa gatatu ni inshuti yawe bisanzwe se bisanzwe kuno kwanjye nawe nyine turi abashuti turaziranye nta bintu by'urukundo nyine ibi ngibi nibyo ngiye nahitamo yego kubera iyo ufashe umwanzuro ukaba ati nkundana na kanaka uba umuzi hari ibintu ushobora kuvuga uti ntabyihanganira ariko hari ikintu utari kumva kuba waramukurashingiye ntabwo bisobanura yuko we yagukurashingiye niyo handi muzabana uzajya ubabara rimwe na rimwe ashobora kuzakubabaza ukuntu ushaka ko agukunda ntabwo ari byo biba yewe n'uwagukurashingiye nawe ashobora kujya akora ibishoboka byose akakwereka urukundo ariko wowe kubera yuko utamukurashingiye urukundo nyine ntago aba satisfied n'ukuntu wowe umwereka ubundi se buretse gato nanjye mbaze nkubaze tutarajya kure ari kubana n'umuntu ukunda no kubana n'umuntu ugukunda uracyumvisha ikibazo yego wahitamo kubana nande ubundi bibaye byiza nabana n'umuntu nkunda ariko ngendeye kuko nshaka ibyishimo byanjye sibyo numva nshaka kwishima nabana n'uwo nkunda ubundi bibaye byiza umuntu yagahisemo umukunda cyangwa bakundana
cyangwa ugahitamo uwo mu best friend wawe kuko mwamuziranye ariko ngewe buriya nubaha ibyishimo kuko barabanga ibyishimo birahenda sinzi ubundi wowe wigeze ukurashinga umuntu ubwo nabandi umuntu ntarigeze nkurashingira umuntu wakurashinze umuntu wumva ko ufite crush yego wumvaga bimeze bite ni bumwumva yego mane mbigusobanure gute bimeze gute yewe banza kurashingira itandukanye n'izabandi bro ngiye mu buzima nigeze gukurashingira umuntu numwe wenyine nta yindi crush nigeze ngira niba nakubwiye ngo naragukurashinge nkabikubwira kuko umuntu sinigeze mbimubwira uburyo nabimubwiyemo butandukanye n'ubwo ngubwo niba narakubwiye ngo wowe nakugire crush sha narakobeshye ubwo ngiye nakurashingira umuntu umwe wa mujasi no guhumeka birananira ntabwo nakubeshye neza kandi uwo muntu nago nakubeshye nago nigeze mukurashingira ngo mbo dusimbuke rero nkawe ugiye kutuganiriza wenda nk'agastori runaka kaba karakubayeho mu rukundo ewana kagasiga kagukomerekeje bya hatari kavuga uti ewana iyi nkuru yarambabaje ku buryo niyo ugiye kuyivugaho ushobora kuvuga uti no kubura ukongera ni inkuru yambabaje se nyine okay story yakubayeho mu rukundo isekeje mbazi insekeje kuko isekeje imbabaje ntawe nakubwira vugisha ukuri ariko yasengaza nkakubwira reka banze nkibwire crush wanje uburyo ngewe uko byagenda kose ntago wanyubisha ukuntu nabana n'undi muntu ntabanye na crush wanje Mane nakurashingiye umuhungu mu buzima bwanjye nibwo bwa mbere nge nta muhungu wankururaga kandi n'ubu ngubu nta muhungu nshobora kubona ngo mpite numva ngo nakundana nawe ahubwo nge nakurashingiye umuhungu bro ukumva ariko iyo nkuru urayigura urapfa kuyiguhereza ariko se uyobe ko turi kwicana ebyiri ndetse ibyo ngibyo birandeba ngewe inkuru yangira kumva ntago nzayishyiraho nta kibazo nzayishyira iwawe hano twavuye mu byakuricano iyi nkuru irishyurwa ndakwishyura ushaka ngahe ushaka amafaranga angahe urangurira ifi kuko nge nkunda ifi urabizi nta kibazo n'inkoko nushaka kuko ugiye gutuma nshyira amabanga yanjye hanze ni ushaka n'inkoko urabirisha nta kibazo uri kumva yego aho okay by'ifi tubivuyeho ahubwo nawe uraza kumbwira iyawe ndakubwira kuko nzifite kuko nzifite ubwo tugiye gukina game muri make yes ugiye kumbwira inkuru yakubayeho nanjye ndakubwira yanjye ariko kamaze kubwira crush wanjye omujanje nakurashingiye umuhungu ngenda kubwira uburyo nakubiswe yego oya ntago wakubitwe ibyo ntago babinkora ninde baba barakumbomoreye umutwe akawumena umva nkubwira njye nakurashingiye umuhungu bura rero ngewe impamvu ntakunda no gukururwa n'abantu cyane n'abasore cyane ibintu nkuriya ku musore bishobora gutuma wowe wa mujasi nkugira crush nkumva ndasaze nkumva nshobora kujya nawe mu rukundo bura ntibazakweshya uyu muntu yakugire crush aba kwifuza mu rukundo okay hari ubu crush bisigaye bitandukanye hari kugira crush ashaka kuryamana nawe yes ako ngiye nkugira crush numva twajya mu rukundo nakwifuza nk'umuntu twazagumana ubuzima bwanjye bwose Muniganje rero namugire crush wa mujasi giye kwiyagana birananira ndayimubwira kuko ni ubwa mbere byari bimbaye mani gukunda umuntu nkamucrushinga nyine atanzi nanjye ntamuzi ariko twahuraga kenshi nanze kuvuga hariho kuko mavuze abantu batabahamenya batabanamumenya kwanza abanzi urumva amtipe mugirira crush wamujya kugira crush biraryohasha biraryoha ariko ngewe nago nje ngire crush nago nzi impamvu kuko ndi kwibuka uburyo uwo mutipe sheri nararyamaga noneho naryama umusista twabaga turi kumwe akaza kumfata ka video siko kubyumva bro nararyamaga nkarota nseka kuko akenshi narotaga twahuye twicaye twatembereye nyine muri make nizanzozi ngo ziki z'umushonje muniga nari mushonje kweri agisha kimbabaje ni kimwe yaje guhura aranabyishimira urukumva ariko ngewe ndibanje ntago namubwiye ko numva nifuza ko twakundana bira bintu bavuga ngo abakobwa ntibirekura sha ntibirekura pe
ariko buriya ntuzapfe bro. Bakobwa ndabarabuye ntimuzapfe uzagenda ubwira umutipe basi ko ushaka mu inshuti birangire aho kugira ngo upfe. Yego. Kurashira ryana ngiye nakurashinze umuntu bro. Nenda gupfa. Nararyamaga nkaseka urukumva noneho natangiye kumwandikira rero kuri Facebook. Urumva? Nta nimero nari mfite nyene nawe uri kubyumva. Natangiye kumwandikira kuri Facebook. Umuniga mbona nanabyishimiye cyane. Abaza ahantu muzi ndahamubwira. Mamubwiye nawe arahishimiye kuko nago hari habi nyene nawe urabyumva. Nago hari ahantu habi arabyishimira. Noneho ahita ansaba ko twahura. Yego yego. Wamuja wari wakurashinga umuntu ugasanga we yagukurashinge mbere y'imbere. Ntabyo nzi ngewe. Gusa umutipe wanje ikintu cyambabaje nasanze we crush amfitiye itandukanye niyo mufitiye. We nasanze atinya ibintu by'urukundo cyane. Ariko ukabona ko nawe yaramfite crush kuko nta kuntu hari akantu nakoze kugira ndebe ko se byibuze ajya ntekerezaho. Uyu muntu ajya ntekerezaho. Ndamubaza wambonye uyu munsi wambonye urumva arangije ambaza ngo hoya ngo nago nakubonye ndavuga oya sha wimbeshye wambonye ngo hari umuntu naketse ndavuga waketse nde bro nta foto nari naramuhaye sibyo uretse ifoto nari naramuhaye ka kera kuje atari kumenya nahinduye ibara nyigira white nyine kuryo utapfa kugura n'umuntu gutumenya ngo uyu ni wawundi. Yego. Umuntu iganda ndamubwira umuntu wabonye ameze ate bro atambwira imyenda yose nari nambaye. Mugishkuri. Kumva se watari yarankorashinze. Cyane. Noneho umutipe aza gutangira akajya nyandikira utugamba twiza urumva. Umunsi umwe dupanze guhura ntibyakunda. Ahantu twapanze guhura mageze niyaza nyine birangira tutabonanye. Sha ndababara byatari ndababara kuko ntari nanamwumvaho anavuga. Just nawe naramubonaga kuriya nkamubona. Ntanumva avuga. Dupanze guhura bidakunze ndababara cyane. Imaje kwa ntiyanyandikiye nasanze yanyandikiye. Cyo nakoreshaga agatelefone k'ubufu nari nagura iPhone. Urumva? Ubwo birangije bucye mu gitondo nansanga yanyandikiye arambwira sorry byagenze gutya na gutya. Ndabwira ati reka narakaye rwose nakubeshye. Atambwira numva arambwiye ngo ariko ngo hangane ngo mbabarire ngo niduhura nzaguha kabiza umugore mwiza. Bro. Umva ibiro biriyongereye. Uzi wa muhungu wakurashingiye kubwiye gutyo. Ibintu warotaga none nakubwiye ati nzabigukorera. Ngo niduhura nzaguha kabiza umugore mwiza. Ngo iki? Uyu ni kana kubivuze cyangwa n'uwundi. Ubu se siyibeshye ko ari undi muntu bari kuvugana. Mitabwira nese iyi message ni yanjye cyangwa ni undi muntu. Arambwira ngo none sinaga Viki turi kuvugana. Yego yego. Twari tukivugana hehe? Kuri Facebook ntarabona iki? Yego yego. Harabona kanimero. Nyine ndijijisha nirebeshwa hirya no hino ndavuga ati oya reka genda gutya na gutya biki n'ibiki ngiye wambabaje n'iki. Bandavuga ati manimero rero none nzaguhamagare. Ni yakiyende umuhungu nimero. Abarazimpaye ebyiri. Atariko nago nzagutenguha. Nuko byatewe nuko bari abantu tutaherukanaga birangira rero bibaye ngombwa ko ngenda mu modoka yabo. Okay. Nakundi. Arambwira ati ahubwo nawe mpa nimero ndikumva wandakariye utazanga ko duhure. Ako nkabona wa mungu nawe ari mu rukundo. Twaje guhura rero wamujasi ngiye umbwiye ibintu aho ngo mutekereza. Twaje guhura ibintu babyiza nsanga none ari sere birenze nuko nabitekerezaga. Ndabikunda ariko ntago twateretanye. Ntago twateretanye ariko bizonye narayimwishyuza. Uravuga uti maya bizu ubwo nta kintu turi buvugana utarama bizu yanjye. Ndakumva cyo gihe wari washyushye. Ndakumva ubyibuka yari crash. Wenda byumva wari washyushye. None kindi hari gihe nyine ubona umuntu ibyo bintu atanabikora. Nanabikoze mu buryo bwo kuderanja ariko nyine naye numva nyikeneye. Buretse gatoya inkuru yo n'ubundi turayikomeza byanze bikunze igomba kurangira. Bizu ngo bizu Viki iri gusomana n'umuntu wumva bimeze gute? Yendi gusomana. Mva reka kuncumuza. Turi kuganira
ko ngiye bizunzi niyo kuramukanya ntabwo uri bugisimbuke bizunzi niyo kuramukanya ntabwo uri busimbuke kino kibazo ariko hari bize ebyiri nzi hari ya hano ku itama hari yaha hari yaha hari n'iyaha aho ndani noneho sana rero aho usoreje indani yego indani ndani oya nge nziye out oya mbabara ntukanjijishe iyo mvuze bizu bavuze bizu mani ntabwo nigeze mvuga bizu kubera icyo ukunda icyo ukunda gusomana nese nigeze mvuga ko mbikunda ntabwo nigeze mvuga ko mbikunda gusa ndanabikunda guys umuntu abimenye yego njyewe Vicky nivuga nge nkunda gusomana kuko nicyo kintu cya mbere kinyereka ko nakunze umuntu njyewe nkemera gusomana nawe nuko mba nagukunze yego nuko mba nagukunze kuko buriya nta nagukunze ntabwo nasomana nawe hari buriya nuko nshobora kumuvuga akazanyica Jackie twigeze kuganiraho buriya Jackie atari yaba umusitari twigeze kumenya naho wanamutanze hitirega nuko wahise ugenda ukazima nabivuyemo ibintu by'amafilime nabivuyemo mba ngiye kwituriza yakubwiye ngo iki rero buriya ngo rwose umuntu ngo atabaga yakunze yari kumuha ariko ntabwo ari kumusoma uzi ko ako kaboro hari umukobwa wabimbwiye arambwira ati njyewe kuryamana twaryamana nta kibazo gihari ariko njyewe umuntu njya guha umunwanyi nkavuga ngo tugiye gusomana tisha byakugora ariko kuryamana nta birenze kubera iki umva ntago rwose ngereka nkubwiza ukuri icyo niziho nuko nge nkunda gusomana sibyo ibyo birabareba rwose ndasenga ariko ntago bivuze ko ntakunda abantu bajye muri comment batubwire kubera icyo ushobora kuba wakishimira kuryamana n'umuntu ariko wagera kuri step yo gusomana ukatuba ati aha ngaha acira birabura gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo buriya mujasi nukundana n'umukobwa wajya kumusoma akareba hirya hituvayo wiruka aho ngaho nta nubwo aba gufite utuntu tw'udusantima ntago aba gukunda ni ukuri gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo yego ni ukuri nanjye ninkora nzabigerageza ndebe nansoma nzamenya ko yankunze ubwo sibyo njyewe icyo nzi nuko gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo naho uzajya hose urumva hari bamwe bitwazaga ya mirongo yo muri Bible ntago nzi ngo ni ku murongo wa kangahe cyangwa mu cye gitabo ngo hari aho ngo bavuze ngo musome uwo mwana ngo atarira oya ngo na Yesu ubwo bakiri ku isi ngo asomye intumwa ze ni ukuri gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo twikomereza na story yawe ariko ntunjijishe hari ibindi bintu twari twatangiye kuvuga nibihe yihutisha irangire ira story yanjye nyine twarahuye umusore wanjye igihe kiza kugera rero ajya kunyereka iwabo urumva nanjye njya kumwereka iwacu ariko ubwo biza kuba ngombwa ko habaho gusomana abayeho gusomana rero umuhungu niba yarahise nkunda sha yahise nkunda hari simbizi ubwo yumvisha uzi gusomana wakinuwe oya ntabwo twasomanye cyane twasomanye biri no mu none se umva nkubwire mutarasomana ntago mwari mwagakundanye ngo ubone ko yakugirira amarangamutima ntago twasomanye ariko mumaze gusomana oya nawe ubigire ibindi umva nkubwire ntukancishe hirya mumaze gusomana ahita gukrashingira washyizemo agakiviki washyizemo agake umva nta reka washyizemo agakimwa uzwakiriwe umeze nka ya filime nabonye ejo bundi ngo ifata ngo inkuru ikayishyira ku rundi rwego ntago mvuze ko twasomanye byadanje wasomye umuntu ataragukunda mumaze gusomana ahita atangira kukurashinga ariko atankunda iyo batankunda ariko kuza guhura nanjye ahantu harimo ibanga iyo batankunda ariko emera guhura nanjye ariko nyine nta kurashi nta bintu byo kwereka ko yagushamadukiye byari byakabaho byari byabayeho ariko noneho bita byongera mumaze gusomana ahubwo umva nkubwire nyuma yuko dutandukanye nta kintu kibi namubwiye sinigeze mvuga ngo ndamukunda just twari abashuti aba best friend nyine kuko yaranambwe kuntu yishimiye nyine kuba yaba agiye kungira nk'inshuti ya birako naramusomye nyine nk'iminota nk'ingahe hoya nta minota
no stop. naramusabye musezera nawe nsaba nsezera. Niki uyu munsi ugomba kurara nsomye nanjye uri kumva uyu ngo yari crush wanjye nagombaga kumuha kabizu. nanjye ndi crush urumva ariko ya bizu twahanye urumva we banze kuri we yaraje kubyara ikindi kintu cause narabyutse mu gitondo nsanga nta nubwo yanyandikiye message isanzwe nasanze yanyandikiye kuri Facebook ati hey ati please ati mbabarira ati ndakwinginze ati njyewe ati ibintu by'urukundo ati ndagusabye ati si ibintu byanje ati ndagusabye ati ndakwinginze ati ibintu by'urukundo sinshaka gusubira mu rukundo ati mbabarira ndabwa none se naguteretse ngende ikize ngo nshaka ko dukundana ati ngo ndakwinginze nyine rero yego komeza ariko muri kunjijisha wowe na cameraman Thierry wowe ntabwo ndi kukujijisha ese Thierry bitabye ko Thierry bundi atatse nanshaka kuzakuvisiting ukaza hano kuri kamera bakareba umuntu udufata rira shusho abantu benshi bararisariye niyo wagira ute ntago yaza nagira ngo mbibabwire rira shusho ngo ringira icyuke cyane icyuke none ntago ziri ngiri rero ntago iri ngiro rizi wa muntu Thierry ndashaka kuzamusohokana kuko harimo Thierry abantu bamumenye ati ndashaka kukwerekana kuri kamera bakubone wa mugabo kwino video ugende ujye mu batere piece ubundi kamereza guys muzi ko naseka neza ndababwiye abakobwa ari ibintu agiye gukurikirana yego umva umuniga wanje ati ndakwinginze ngo mbabarana gushaka kujya mu rukundo kandi wamujana ntago nari namubwiye ngo dukundane mu byukuri ngiye twahuye nyine uri kumva yari crush nawe yemera gura nanjye ashaka kureba umuntu wifuje kuba inshuti kuko Justin njye nari namwandikiye mubwira nti shaka kuba inshuti yawe urumva ni umuntu subimvuge gute yari umuntu ugira kirazira cyane ufite ukuntu abayeho bishimishije oya ntago umustar ufite ukuntu abayeho bishimishije buri muntu wese ku buryo buri muntu wese yakifuza cyangwa yakushimira kumenyana nawe ubwo nyine byarangiye niswe umwanzi ndetse niswe umwanzi nari nakoze iki oya ariko nago cyari ngo barankatiye ngo nago ngo shanga kujya mu rukundo kandi mu byukuri nge ntago nari nasabye urukundo ahubwo ubwo ikintu nashaka kukubaza sibyo nashaka kukubaza uko ubyumva urukumva uwo muniga yaratinye iki ko nyuma yo gusomana yambwiye ko adashaka kujya mu rukundo uburyo wamwiyeretse ku munsi wa mbere banze ibyo bintu yatiye ariko niwe wabinsabye niwe wabinsabye umuntu ahita atangira gushamaduka urukumva niwe wabinsabye none yamaze kugenda ahita avuga ati baba we ati ibintu by'inkundo nabyo ndimo ahantu harimo akantu kuki se yasanzwe ampe message wamusomye gute banze tubwire ukuntu wamusomye ye yansabye kumusoma gute nyine ku munwa iminota ingahe ni ku munwa mari ntago ari mu munwa nivuga ku munwa nawe uri nivuga ku munwa umva ku munwa ni gusa yaransamye ukumva mwarasomanye yego nanjye ndamusoma musezera yansezereye iwabo kuko yagiye kunyereka iwabo nanjye musezera nagiye kumwereka iwacu hanyuma iyo nkuru tisozeho twigire kuri yandi yacu nese gumbwiye Imana ndashaka kukubaza ntago tuguma muri no nkuru yonyine bashaka no kujya mu bindi banze nsubize nshaka kukubaza ngiye kuko nanisa cyo gikombe ndacyagifite ngiye nabuze crush wanje mu byukuri ntabwo umwongeye guhura ndacyamukura ndamubona ariko iyo ngiye kwambuka umuhanda nawe ahita yambuka kandi ibyo bintu bimaze imyaka irenga 3 nako ni 3 ashobora kuba yarakubonyemo akantu k'ubushitani hari buriya nta wamenye none gute yahise kandi crush iracyahari ndacyamukunda mba numva basi nubwo yamvugisha gusa ariko ntago mu crush ngiye byo kuvuga ngo none twakundana mbere byari kuvuga ngo twakundana ntago ushobora kuba wamuhamagara mubaza uti byagenze bite mbwira niba ari nikosa ryabayeho cyangwa we akomeza ngo akada gushaka kujya mu rukundo ashobora kuba yarabonye ashobora gusashuduka yarankunze none se nangireka ngo mbane nkubaza mu gihe gukundana bidashobotse ntago mwabishuti bisanzwe cyangwa wowe cyo ashobora kuba yarabonye ko bidashoboka cyangwa wowe cyo wumva ushaka nuko mwakundana oya ubushuti kuko gukundana wapi rega bura wamujana nushaka ko utagira igihombo cyo kuri inshuti yawe ntuzakundane nawe uzirinde nk'ubu rwose nushaka kunkipinga nkaguma mu buzima bwawe ntuzigere ushaka ko dukundana yego naje gusanga urukundo rusenya byinshi kandi bure itandukanye n'umuntu mu rukundo akenshi umutama nk'abanzi
nyuma yo kumenya iryo banga rero iyo nama ntayo nakugira ahubwo abantu bo muri comment bayikugire kuko njye numva nta bitekerezo mfiteho. nakora iki ko turi muri ruhura umutima nakora iki ni oya ntago ari ruhura umutima bohoka live reka kana kagana nako kadukoze ku mutima turi benshi nakora iki koko ko mba numva njyewe nkishaka kuvugana nawe ariko ibintu byo gusomana bitarimo. oya tureke byo kuvuga gusomana n'ubundi ndabizi ko mwahoye ntago mwabura gusomana ari crush wawe ahubwo ntacyo tubireke ahubwo ikintu kimwe kibiriho ni ukumenya ngo wazize iki. nazize iki wazize iki yagize ubwoba yabonye atangiye kunkunda aravuga ati kandi sinshaka gusubira mu rukundo uyu mukobwa azatuma mukunda kuko muri message buri message yose sinshaka gukundana please mbabarira nkabwa yese ko ngiye ntashaka ibikomere ni ibikomere ariko nubwo yaba afite ibikomere ntago mwaba inshuti bisanzwe wenda ni ngombwa ngo ujye utambuka nakubona aguhunga aramunga aho ni ikibazo kinini cyane arampunga kandi nta kibazo cyanjye rwose mana wumve ko ntashaka gukundana nawe niba uzanabona n'ikigana simbizi ntaho nshaka gukundana nawe just man ni wa muntu nge burareka nkubwire kubera ko nasenga cyane ni wa muntu numva nyine aba inshuti yanjye byaba byanshimisha kumva ko Justin ni inshuti yanjye ndi inshuti y'umuntu usenga ukaburuhuye umutima ndabohotse nari naraboshywe iyi myaka yose ntago nari nakabivuga ariko birambabaza mani azi ukuntu bikwabaza kuba utarigeze ubwira nawe umuntu cyangwa se ngo umubangamire ku kintu icyo ari cyo cyose ukabona yagufashe nk'umwanzi birababaza byatanye none yari crush wawe dore byegereje umutima ndabona ugiye kurira ndababaye Viki si turi inshuti se wabajwe n'inshuti yawe nkora ikibasi kugira ngo wumve ubohotse no kuzamukwereka ifoto ukajya kumuhiga ukamumbwira sha niba ufite na contact ziwe uzazi narazisibye uzamunyereke kuri Fibi mu gushakira nzamukwereka n'umwana mwiza pe n'umwana mwiza cyane ariko nyine ukuntu yatwayemo ibintu ntago ariko byagenaga kugenda ntago ariko byagombaga kugenda kimwe nkuko nanone ushobora kumwumva kuko ntago ashobora gukora ibyo ngibyo nta kintu cyabiteye so twimuke ikintu rero gishobora kuba cyarakubayeho mu rukundo ukavuga uti ikintu iyo nkitekereje ndaseka umuntu nyine mwakundanaga akagukorera agakoryo off mic hari akantu ugeze kumbwira ka wa muntu wagukuraga banza kunteraho hera kuri kariya ariko wabyawe ntiwasaze babarira ntuvuge izina ariko wavuze ko hari umuntu ngo mwakundanaga uzatuma reka nkubwire ashobora no kutazakireba ashobora no kutazakireba ariko nanakireba nta n'ikibazo upfa kuba utavuze izina rye uriya musore ashanga atari na warundi oya ntuvuge izina wowe wanasanga atari na warundi undi gute nyine wowe ntacyo kwa kuboro wabembwiraga ndashaka ko tubishyira kuri kamera n'abandi bazaza batubwira inkuru zabo turi muri bohoka rega turi kubahoka akazuba kari kukubangamira asa nk'uzamura intebe kari kumbangamira shyira ruguru ho gatoya like this like that reka noneho wese yino kizuba kiduba aha twikomereze ibintu umuntu agize atya gukuye akavuga ati mpereza ibintu bingahe akaguteka imitwe mbwira n'abantu banjye babimenye ndasanze hari n'abantu benshi byabaye bijya bibaho kwanza ntago ari byababaye ahubwo bijya bibabaho cyane abantu akenshi bakunze kundana n'abasirikare guys banze nisegure ku bantu bakunda abasirikare cyangwa ku basirikare muri rusange njye nkunda abasirikare cyane nkunda abasirikare ndetse wenda kera nayaga nsenga nkavuga ngo Imana yanimfasha iza mu mugabo w'umusirikare ariko muri urwo rugendo rwo kubakunda ize kumumpa rero niba ari yo mamuhaye ntago njya nicara ngo nibaze ko yari yamumpaye ngiye menyaneho nawe usenga yaranahanuraga bro yarahanuraga rwose ngiye nyibwira ukuntu yasengeye umuntu agakira yego mutipe rwose hari abantu benshi cyane turi buze gusanga byarababayeho buje ikibazo kuko nk'inshuti zanjye nk'ebyiri nabiganirije zambwe ko byazibayeho
first of all umusirikare arabanza akakubwira ati mobile banking iwe yarapfuye kugira ngo utazanamwaka amafaranga ariko naje gusanga atabikubwira kuko adashaka kuzamwaka amafaranga akenshi abikubwira kugira ngo wumve ko anytime nakenera ubufasha ugomba kuzamufasha kuko ntago ari kubona ukuntu abona amafaranga bitewe nuko ari mu kazi adafite umwanya wo kujya kubyirukamo ngo abikemure suri kubyumva ako kandi kukumva Jewe muniganje twamenyanye nta nakazi nanafite okay nani ngafite ariko nza guhita nkabura yego karabura nkabura ariko nsiganya amafaranga make sha nari nyafite pe nakobeshye kuko cyo ntago nasonza kandi nagiraga gute ariko muniga aza kunyereka ko buri akenshi tuziko ngo abasirikare badakunda cyangwa niyo banakunze ariko ngo bakunda nyine ntago bazi kuba romantique undi we rero ngo yari romantique undi rwose ngo yari romantique yifataga akambwira ati sheri ndabise ngo nakazi ufite kandi mobile banking yanjye yarapfuye urumva yego urumva ntago nabona uburyo bwo kukohereza amafaranga atariko ntuzabe nk'aba bakobwa b'iminsi biyemera nuba utariye ujye uba open umbwire nuba bagusohoye mu nzu ube open umbwire ndabizi ko nta kazi ufite ariko ku mutima ndibaza se uyu nguyu ari kumbaza kumbwira ibi ngibi ngo bimara iki komva mobile banking iwe yapfuye ibi byose nzabimubwira amarira iki ariko mubera imfura uko yabimbwe nkajya mbikora nyine yambaza ati wariye nariye wariye iki nkabimubwira ubundi yambaza ati wariye naba ntariye yambaza ati wariye iki nkabura icyo mvuga bora ngo hari abantu ngo bazi ko ngo abakobwa ngo badasonza we barasonza se ugase ngo bababuze iki barasonza abakobwa badasonza ni babandi bazi kuhirimbana mu bagabo hirya no hino nyine bicuruza niko navuga ariko nanjye yomba umukobwa sha numva yewe gawe maginga nari kuba mfite nk'amataje nkangaye muri Kigali niko muba mutekereza rwose noneho uwagize umugisha akaba umukobwa ashengeye we avuga ko ngo yaba afite ikibuno hano ni ikibuno mana yanjye muransetsa ibere nkarishinga nkarishyira hariya ku buryo ewana nzajya ndeba nk'umugabo nkahita nkaraga ibere nkigira gutya uwo nguwo ubwo nawe wari kuba wari kubicuruza wa mugani huye ntago ari ukwicuruza gukura no kwicuruza biratandukanye gukura no kwicuruza shuwa nese reka nkubwire reka hari nk'ibikobwa dufite ese ushobora gukura umuntu imodoka mutararyamana kumva ari kuba wubatse amataje nese ubundi kuryamana n'ikintu n'umuntu ntagire n'ikinago nta muntu mwaryamanye rwose nta n'igice cye cyatanuze ngende isugi wa mugani uri isugi yego sugi kwikomereze nshaka no kuzita sugi kuko mu bakobwa ibihumbi 100 hano mu Rwanda ninjye bavuyemo uri Miss Sugi nta kibazo ubwo twakomeje nandi kukubaza ubu ngubu wowe birashoboka ko ushobora gukura umuntu sibyo imodoka cyangwa ikindi kintu atari mwaryamana kuri kuvuga ngo gukura no kwigusha biratandukanye ariko sumuhaye ibyo bitwaye iki ngo hari abantu harya ngo muryamana ngo ntibagikine baguha ariko byo numvishe abakobwa benshi baganira baravuga ngo urumva baravuga ngo none se ngo nubundi ngo ko nguba waryamanye ngo na shere wawe ngo nagire ngo ikintu ngo aguhereza ibyo ngo bisobanura ngo byose suku ryamana ibyo narakumvisha tandukanya shere yeshe nta kibazo ahubwo hari ukuntu urana shere waguca inyuma ni wari icyo shere wanjye kibazo nuko ntawe ndabona so yanca inyuma nawe mfite okay ubari kunca inyuma uwo nzagira twikomereza dukomeze niyo nkuru umuriga wanjye nyine none namubwiye ati baby uyu munsi nariye iki ngiki ubwo tayari yamaze kurita mu gutwi umuntu udafite akazi wirirwa mu rugo amafaranga ubu yariye iki bafite amafaranga hazajya kubona nkabona nk'ejo anuye nk'ikibazo cya danje kidasaba amafaranga menshi ko urumva nyine yari yamajije kumva urwego ndiho
bivuga ko atari bunkure ibihumbi 100 cyangwa se 200 ngo bikunde. Akaba nsabye nka 20 ejo ati baby mobile banking yanjye subizi ko ifite ikibazo. None se wambabariye ko niba ufite amafaranga gutya na gutya ukayampa ko next week ndaza rwose tubikemure ntugire ikibazo. Hanyuma rero nibirangira sorry ndamura amazi iminsi mpamagara cyane ati mobile banking yanjye yarapfa ko nzaza nyine vuba ibintu ibibazo byose ufite tubinabikemure nayo mafaranga yawe nyine nyagusubize. Nkabitekereza nkamubeshya ati nayo mfite ariko nawe mfite nka 5 nkabimuhereza nawe mfite nk'10 nkarimuhereza ariko za veni nago nazimuha ariko kandi nkayamuha atari ko nyamugurije nge wamujareka mbanze nkubwira akantu burangiye nagufasha sibyo nagufasha ariko nago nakuguriza uri umuntu w'umugabo none ngo dukundana wapi ngewe n'abantu baranabizi nubwo ngenda nagurizanya ariko nkwaza ikibazo uramutse usanze shero ariko guca inyuma wakubita umuhungu cyangwa wakubita umukobwa ariko unca inyuma ariko unca inyuma muhe buryo se ariko uryamana n'undi muhungu yego hehe wimbaza ngo hehe pfa kuba bafashe nyine reaction mbi wayigaragaza ku muhungu cyangwa ku mukobwa byaterwa ahariho hose bigaragara ko umukobwa yamwishyiriye ahariho hose uretse se ashobora kuba yamufatiye nk'umunsi ari kugenda bigaragara ko umukobwa yamwishyiriye nabareka nkikomereza ahubwo uwo mukobwa ujyanye nawe byabirangiriye atamwishyiriye se umuhungu ari ku mukobwa nyine banza wanarize rega ubuse nk'umusore n'urugero ari we wabishyize mu ruhara akamufosinga akamera nk'umufashe ku ngufu ubwo wanze uwo mukobwa ni wamuhemukiye. Nakubwiye ko nta mukobwa ufatwa ku ngufu sinzi impamvu utajya ubyumva kubera iki ngo akamufosinga akamera nk'umufashe ku ngufu kucyemeye kujya guhura nawe se buretse gatoya mwabana umwe mubare iyi video igiye muyiboneye hazaca indi video ya kabiri indi izakurikira yindi izakurikiriye nje nawe yagemo tugomba kuyikina ntabwo uri ready uva wamujasi ikintu nashatse kukubwira no uri ready ntabwo uri ready narakubwiye birashoboka sibyo birashoboka sibyo ariko bishoboka ko si byashoboka okay birashoboka sibyo ntabwo yituma kana ko bitashoboka ariko wivuga ngo umuhungu yamuhatirije kuki se bagize kuri rwego kandi agufite amfite yego ntabwo wamenyerega aho abantu baba bahuriye uko biri kose kira kintu kijya kugerwaho sibyo hari uburyo banjije kwiyereka umuhungu kavuga ko bishoboka kandi ubizi neza ko bidashoboka sibyo uraraba ngo umeze nk'abasazi uramubambye rero umukobwa wanjye mufashe ubu ngubu byamukoraho oya akenshi ntago bikunze kubaho nta nubwo binashoboka mwana cyo rwose gusa reka nk'abahungu bavuga ngo babafata ku ngufu reka nanzure kuri iki kino kibazo wanambajije mani buriya imyanzuro yose abantu bafata bayifata bitewe na level ukundaho umuntu shangiye mbaye ngukunda ukumva ngasanga bakuriho nge ntago nkeka ko nahita nkwanga byaterwa n'uburyo nsanzweho bwo nkuzi nsanzwe nkuzi muri ibyo biboro nahita nkureka ariko kubera ko umuntu ari umuntu hari ahantu bigera akagira intege nkeya nyine gasanga cyangwa se yanateshutse rega bese twebwe turishyashya aho wigize marayika ntago nigize marayika nakubajije reaction mbi nanye ntago nakubajije ko wahita umwanga sinakubaje ngo wamukorera iki nkubajije reaction mbi wayigaragariza umuhungu cyangwa umukobwa ntago nayigira umuhungu reka umuhungu yaba ari umwere kuko umuhungu aragutereta umwanzuro ufatwa nawe yego uburakari nabugirira umukobwa ngewe ntago nabugirira umusore ngewe yani nagufashe ku ngufu sibyo byaterwa nawe yagufatiye ku ngufu ngewe ntago wambwa ngo wagiye kumusura ngo agufata ku ngufu aho ngaho ntago narakarira umusore ahubwo wamfatiye nyine usanze yamufatiye ku ngufu iwe ariko byanaterwa nanone wagomba kumenya yari yagiye kumara iki ashobora kuba atari yagiye kumusura umufashe ubundi umufasha guca inyuma sibyo byanze bikunze niba yanamufashe ku ngufu ntago wasanga ari kuguca inyuma wasanga bari kurwana nubwo wenda baba bari kubikora ariko wabona uburyo bari kubikoramo ko bari kurwana cyangwa batari kurwana
ariko ntabwo wambwira ngo usanze ngo ibintu byagiye wandabaga umukobwa ameze fresh urumva hanyuma nawe ngo ubone ngo bakubwe ngo bamufashe ku ngufu. Umunsi umwe umukobwa yagiye gusura umusore wabo asanga umusore ntawe uriyo yarashatse kumukorera surprise asanga yo papa we yari ameze nk'ukuzemo ariko bitari cyane. Papa abanza kumujijisha n'iki namubwira ati umusore wanjye uramusanga mu cyumba atari mu cyumba. Umukobwa akijya mu cyumba umuviye nawe amukurikiraho arangije nawe urabyumva hasi hejuru guruguru barakirana umukobwa imbaraga ziracika ewana umusaza akora akazi kose. Umusore rero rikazaza asange papa we ari kuri sherivi atangira kwisazasaza ati papa ntago ari we wankorera ibi bintu ati ati ndakubonye ntumbonye ati unkoreye ibintu koko. Umusaza aramubwira ati mva mwana wa naguharuriraga amayira rero nawe yaba ari kuguharurira inzira n'impamvu yo kwisazasaza. Gusa njyewe hari akantu kakunda kwerekana nabwira abakobwa sibyo abahungu bo muduca inyuma kenshi cyane nta nubwo ari ibintu tugiye kujyaho impaka sibyo murabikora mwabigize nk'aho ari ibintu bisanzwe kandi ntibisanzwe gusa mwe mwabigize nk'aho ari ibintu bisanzwe muduca inyuma kenshi. Rero ugasanga ngo umukobwa ngo afatanyishijwe n'undi mukobwa yadutse umukobwa aratutse arakubise bros ukuntu naye yewe ngusanze uri sheri wanjye uri kumwe n'undi mukobwa nabanza nkakumugaza urumva jewe noneho uwo mukobwa ibyo tukaza kubiganaho nyuma ariko nabanza nkihaniza wowe nyiri ubwite sibyo kuko ntago uwo mukobwa ashobora kuba atananzi fana byigeze kubaho urumva Muniga urumva yarantendekaga niko navuga sibyo se ashaka gusubirana na ex wiwe narashatse gusubirana na ex wiwe kandi nanjye ntashaka kundekura ntashaka kurekura na ex wiwe uriya akantu k'aba ex shanda kanga uriya akenshi nkunda kwita n'aba ex cyane sinzi impamvu. Buri minsi ntago bakiri seriye ntago afata icyemezo ngo avuge ngo ibintu mbivuyemo cyangwa se mbivuyemo abivamo agafata undi nyuma akongera agasubira ngo kwa ex nibiki. Noneho ikintu cyanangaje njyewe ntago nigize ndakarira ex wiwe kuko njyewe mbanza gutekereza mbere yo gukora nkavuga se uyu ex we basara nabizi ko ndi kumwe n'akanaka ndabanza ndamubaza ndamuvugisha ndamubwira none se kanaka yakubwiye ko njye nawe dukundana ngo yewe ngo nago narimbizi ngibiki nibiki ngo gusa ngo sorry ngo njye namujyaga muvugisha ngo mushaka ko hari ibintu bimwe na bimwe ngo anyigisha gukora kubera nyine akazi ko Muniga uwo mukobwa nawe ngo ashaka kujya bikora yego ndavuga buri arabimenye birarangiye. Nagiye gusura wa Muniga ni no munsi rwose nahise njya kumureba nyigerayo ikintu cya mbere kubera njye nkunda gukundana tipe shenge banyisanzuraho password nabaga nzifite biki byose nsanga telefone yiwe imwe yari afite telefone ebyiri irazimije nyine ntago ari kuyikoresha njye nyifungura ariko kakantu ko kujya kureba umu ex wiwe ariko gatumye nyifungura ubundi njye ntago nkunda kuneka telefone z'abantu pe ariko iyo namajije kubona ko kumenya ko ari umuntu mu buzima bwawe nibyo bintera amatsiko kujya kurebamo. Yes. Hari abantu dukunda kubabara neza ugarugana no kujya kureba ikintu kandi bizi neza ko kiri bukubabaze ariko ukumva ufite amatsiko yo kukimenya. Abo bantu dukunda kubabara kimwe ndabasuhuje basuhuze ukabazi neza ko ikintu kiri gushengura umutima cyane akuviramo rwose no kuba wanakwiyahura ariko ukavuga utireka nyirebe ndagiye ngiye kureba nkimara gufungura telefone nta kindi kintu nahingukiye kuri chat yawe ati ati wowe ati umubwire yuko tutigeze tuvugana na gato tutakinavugana nyine naje gusanga ari ibintu basanzwe baziranyeho mbere namubwiye neza kuko ntago rigeze mu judginga ntago ndi babantu bahubuka ngo bagiye ngo gutuka ngo abakobwa ngo bashaka ngo kubatwara bakunze n'ibiki nabanje ndatekereza ndavuga se we arabizi ko mari uko biri kose ntabyo azi
nawe ni umukobwa nkanjye ntabyo azi ahubwo reka ntume abimenya amenye uwo bari kuvuga ni wari we sibyo gira dusoze icyo kiganiro nyine cy'ukuntu bagomba kubimisha bro aho ngaho rero umuriro uhita waka sasa njyewe nkwita nkwatsaho umuriro cyane ariko sinamubwiye nabi gusa naramwandikiye ndabwira ati hey thank you urumva ubwo namwandikiye navuga ati narabwiye warakoze nyine kunkina chat zawe nakana kandi azibonye nako namwandikiye ariko nkoresha kongereza gake nyine urumva urabizi ko tutize menshi twizera arabari abwo birangije umukobwa ntago yatuje hari wona mubwiye nabira nambwiye wakoze kunkinisha no kunyumvira ubusa chat zawe nakana kandi azibonye sibyo gusura umwana mubi niko namubwiye kandi umenye ko kana kandi amukunda ntakubeshye nago mfite kumureka niko namubwiye kuko mana urukundo ntago ari ikintu hitureka ko kanya iyo wakunze umuntu byanyabyo nago kumureka ko kanya byoroha biragoye rero nubwo wamenye yuko ufite umuntu guhita umureka ko kanya gusa utangiye kwiga uburyo wamurekamo ariko nje byako kanya ntago nafite guhita mureka nuko namubwiye umukobwa ntago nigeze mubwira nabi yarahindukiye bro yakumbwiriye nabi noneho nje nta nimero nge yarafite yese atangira gushaka abashuti banje azi atangira kubancishaho akayandika message kuri wa mushuti wanje agata wa mushuti wanje nakazinyoherereza nuko twakomunikanye sasa dore ngo arambwira nabi buriya umukobwa uzirinde kubwira nawe umukobwa mugenzi wawe kuko nubundi na wa wundi nyuma muratandukana mwana aba ari umuhungu mukundana naga ari umugabo mwasezeranye muratandukana je mwana ahura n'ahandi mukaba n'inshuti bisanzwe nuko rero nyine ntimukabwirane nawe kuba ngo babaciye inyuma isomo uraritanze ndaritanze gucana inyuma ni ibintu bisanzwe ariko ntago ari ibintu bisanzwe no gusambana si ibintu bisanzwe gucana inyuma ni ibintu bisanzwe nge naje gusanga ari ibintu byabaye nk'ibisanzwe ntago ari ibintu bikwiriye ntago ari ibintu bikwiriye ariko nabonye muri iyi minsi gusambana ni ibintu bisanzwe ntago ari ibintu bisanzwe ese ufashe umukuzi wawe ari kuguca inyuma wamwanga namwanga nkabyiboneresha amaso yanjye oya niba utayibona ariko ukaba ubizi neza ko ibyo bintu byabaye natamwanga wowe se agufashe wowe urishoka ko atagufata mbaye nge buriya ntuzakubeshye nyine agufashe buretse agufashe wenda tuvuge n'urugero wenda muri kuganira ko bati sheri numfata bizagenda gutya gutya wowe agufashe ni nk'icyo kintu wumva nyine byaguhanisha nge ntabwo yamfata kuko nkunda umuntu bamukunda bro n'abantu bose twakundanye ndabizi neza ko nge baje imbere yanjye ntago babimbwira ariko mbabizi neza ko ubwo buhamya babufite nge ndabizi neza ko ubwo buhamya babufite mwakoze cyane kubana natwe mwabakunzi bacu mwe nge nitwa The Voice wa Mujasi nandi kumwe na Vicky Icyuki kabashengure ariko kuki kabashengure urubyibagire kabashengure bunde irya zina naje kwanariza bazina ukwango na akumva kabashengure ye basore kabashengure rirazina rirareba basore nagari uziko rirazina nta busano ndifitiye abantu benshi bararikunda bakarimbaza ariko nkayoberwa ikintu mbasubiza